Turabasuhuje abakurikiye Easy Life Talk, iyi ni YouTube channel aho tuzajya turebera hamwe ingaruka abantu bakuru bahura nazo mu buzima busanzwe, zaba ari nziza cyangwa se mbi, ariko zikaba zifitanye isano n'ubuzima baciyemo bakiri abana. Akenshi na kenshi ubuzima waciyemo kuva uvutse kugeza ku myaka 18, ariko cyane cyane ibyo waciyemo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8, nibyo usanga byarakugize uwo uriwe ubu ngubu. Uko witwara, uko ubana n'abandi, ibyemezo ufata n'amahitamo ugira, byose bifitanye isano n'ahahise hawe ho mu bwana. Njye tuzajya tubana muri bino biganiro ndi MBOT, tubibutsa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dushyiraho mujye muhita mubibona, mukore na like, burya gushimira mu buzima ni ingenzi. Of course musangize inshuti n'abavandimwe ubu bumenyi, muduhe n'ibitekerezo muri comment section. Uyu munsi reka munyemerere dutangirire dusobanukirwa ese ni ubuhe bwoko bw'ibibazo abana bacamo, cyangwa se ubuzima butari bwiza abana bacamo, bityo ubwo buzima bukaba bugira uruhare mu kubarema abo bazabamo nyuma bamaze gukura. Turaza kubareba uburyo bubiri cyangwa se amagambo abiri yifashishwa mu rurimi rw'icyongereza, tugende tuyasobanukirwa mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Hari ijambo rivuga ngo adverse childhood experience. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo kwa kundi umwana akurira mu miryango ifite ibibazo bigiye bitandukanye, amakimbirane yo mu miryango, ubukene, kuba umwana yararezwe n'umubyeyi umwe bitewe n'uko ise adahari, cyangwa se adahari mu buryo bwo kuba atarapfuye, ahubwo ari kwa kundi bino bita abasingo mother cyangwa se abasingo mom, aho umwana w'umukobwa aba yaratewe inda akabyara ariko atabana na se. Ibyo bibazo bigiye bitandukanye, iyo mibereho, kuba umwana yarakuze nta mubyeyi afite, kuba umwana yarakuriye mu miryango yajemo amakimbirane, habamo divorce, habamo kurwana mu bashakanye, kubura umubyeyi ukorera mu buryo bwo kuba yapfuye, cyangwa se nka kuriya nari mbivuze adahari mu by'ukuri, kuba harabayeho divorce, harabayeho gutandukana, kuba amarangamutima y'umwana yarirengagijwe, haba ari mu buryo bwo kuba ari amarangamutima yangaya ari mu buryo budafatika, cyangwa se ari ukuba umwana ataritaweho mu buryo bw'umubiri, atarabonye icyo kwambara, atarabonye icyo kurya, kuba umwana yarahohotewe cyangwa se yarageragejwe guhohoterwa. Ibyo nabyo bigira ingaruka mu hahise h'umwana. Ikindi hano ni uko kubana n'umubyeyi w'umusinzi cyangwa se wabaswe n'ibiyobyabwenge, cyangwa se ufite uburwayi bwo mu mutwe, ibyo byose birema cya kintu, birema ya environment itari nziza ku mwana, bityo umwana uyikuriyemo akenshi na kenshi iyo environment iba izamugiraho ingaruka amaze gukura. Hanyuma rero ibi ngibi byiswe adverse childhood experience bibaho mu mbere y'imyaka 18. Iyo umuntu atararenza imyaka 18 aba abarwa nk'umwana. Rero iyo kuva ku mwana uvutse kugeza kuri imyaka 18, akenshi iyo aciye muri buno buzima, muri bino bibazo bigiye bitandukanye, hari icyo bimuremamo, hari imyitwarire bimuremamo, cyangwa se uko azaba ameze mu hazaza biba bifitanye isano n'ubu buzima yaciyemo. Ikindi hano kigaragazwa ni ukuba umwana yarakuze yumva adatekanye, yumva adakunzwe, ahorana ikintu cy'igishyika n'ubwoba. Icyo nacyo gishyirwa mu buzima butari bwiza umwana acamo, aribwo bwashyizwe muri iyi kategori ya mbere yiswe adverse childhood experience. Ikindi cyiciro cya kabiri rero ni cyitwa childhood trauma,
Aha ngaha noneho ni uburyo wa mwana azitwara muri bya bibazo. Nk'urugero, iyo mu buzima busanzwe umuntu mukuru ahuye n'ibibazo by'ubu buzima n'ibibazo by'isi, hari uburyo we yirwanaho ku giti cye, hari uburyo ahangana na bya bibazo. Iyo atabashije guhangana na bya bibazo, icyo gihe niho hahandi usanga umuntu yagize uburwayi bwo mu mutwe bugiye butandukanye. Rero n'aha ngaha uko wa mwana azitwara muri bya bigeragezo, muri bya bibazo byo kuba yaravukiye mu miryango ikennye, mu miryango itabana, mu miryango itita ku bana, ese iyo uwo mwana abikuriyemo abyitwaramo ate? Noneho uko yabyitwayemo nibyo bihindukira bikitwa childhood trauma. Iyo umwana atabashije kubicamo mu buryo bwo kuvuga ngo yabiciyemo ariko ntago byagejeje aho kumubabaza mu buryo bw'amarangamutima ngo bibe byanahinduka n'uburwayi. Iyo rero byageze ku rwego bihinduka n'uburwayi ku buryo basuzuma amarangamutima y'umwana bagasanga yashyizwe mu cyiciro cyo kuba uwo mwana yagize uburwayi bushingiye ku marangamutima, aha niho babishyira mu cyiciro cya kabiri cyitwa childhood trauma. Ni ukuvuga ngo adverse childhood experience ni ukubaho muri ibyo bibazo, ariko childhood trauma biba byaremereye umwana ku kigero cy'uko atari kubasha kubyihanganira, bikageza ku rwego rw'uko bibarwa nk'uburwayi. Ni iki kibigaragaza rero? Ikigaragaza ko umwana yagize childhood trauma cyangwa se icyo twakita nk'ihungabana mu buryo bwo kuba ari uburwayi, ni ukuvuga ngo bigaragazwa n'iki? Umwana yumva yumva ko abayeho nta muntu umufasha, aba yumva ari helpless, aba yumva adatekanye, aba yumva hari ikintu abura, ahorana icyo gishyika cyo kumva ko hari ikintu abura, akumva ni wa mwana udashyigikiwe, kandi ibyo bikamara igihe kirekire. Ibyo bikomere rero biba byaterwa n'iki? Kuba umwana ahozwa ku nkeke, bahora bamukritika cyangwa se bahora bamubwira ngo ntushoboye iki, ntacyo uzimarira, buri gihe ukora amakosa, buri gihe ni wowe uri mu makosa, buri gihe ni wowe uri muri ibi. Uko umwana uhora umuhoza ku nkeke, niko nawe bigenda bikarema bwa bwonko bwe, kubera ko buba butarabasha kumenya ngo ndarenganyijwe cyangwa se mbwiwe nabi cyangwa se ntabwo nasobanukiwe. Ubwonko bw'umwana bwo bubyakira uko nguko bubihawe, nta kintu biba biri buhinduke. Ikindi cyatera ibyo bikomere ku mwana ni ukuvuga ngo iyo umwana abujijwe kugaragaza amarangamutima ye, iyo abujijwe kugaragaza ibyiyumviro bye, arumva ashaka kujya gukina, arumva ashaka kuririmba, arumva ashaka kuba ameze ukundi kujyanye n'abandi bana bagenzi be, iyo ibyo bintu atabasha kubibona, nabyo bimugiraho igikomere. Ikindi hano ni ukuvuga ngo kuba umwana ahatirwa kugira uko yitwara, ngo ugomba kuba umugabo, ngo uceceke, ugomba kuba umugabo. Umwana nimba arize bakamubwira ati nta muhungu urira, bikunze kuba cyane cyane ku bana b'abahungu, bakabwirwa yuko nta muhungu urira, ugomba kuba uri akagabo, ugomba kuba akagabo, cyangwa se bakakubwira ngo ceceka wirira. Kwa kundi umubyeyi agukubita, yarangiza yagukubise wababaye, ariko then arongeye ati ceceka. Ni ukuvuga ngo kuriya kuntu noneho abuzwa noneho no kurira, cyangwa se yakishima akavuga ati vanaho ubwo busazi, kwa kundi ababyeyi babigenza. Icyo gihe amarangamutima ye aba abujijwe gusohoka. Icyo gihe rero nabyo bimugiraho ingaruka.
Aha ngaha tubibutsa yuko kugira ngo ikintu cyitwa igikomere ku buzima bw'umwana cyangwa se ku mibereho n'amarangamutima by'umwana, ntabwo bisaba kuba habaye ikintu kiremereye cyane. Rimwe na rimwe udukorwa dutoya nk'utwo ngutwo twari tuvuze ruguru, natwo tugira uruhare mu kuba twagira gute, twatuma wa mwana, kubera ko twabonye ko biba bigoye ko ubushobozi bw'ubwonko bwe ntabwo buba bwakabaye ku kigero cy'uko bwasesengura amakuru abuhabwa. Uko aje niko ubwonko bw'umwana buyakira. Ese noneho ni gute bino bihe umwana aba yaraciyemo cyangwa ibi bihe umwana aba yaraciyemo cyangwa se experience bimugiraho iyihe ngaruka? Ibi ni byo tugiye gukomeza tureba. Ni ukuvuga ngo ibyo umwana azajya aba yaraciyemo byose, ibyo umwana yaciyemo byaba ibyiza cyangwa se ibibi, birema ubwonko bwe. Ubwonko bwe nimba bukuriye mu kubwirwa yuko ntacyo ashoboye, ntacyo azimarira, ari we uhora mu makosa, ari we wananiranye, icyo gihe uko nguko ayo magambo umwana abwirwa, ibyo bibazo umwana acamo, ubwo uko kubaho hari icyo abura mu buzima, uko niko ubwonko bwe buremetse, niko buremeka. Ni ukuvuga ngo buremeka muri iyo situwasiyo nyine umwana akuriyemo. Iyo situwasiyo umwana akuriyemo, ushatse wafata ishusho y'ibiri aho ngaho ukavuga uti ubu nibwo bwonko bw'umwana. Akenshi na kenshi ni uko nguko bigenda. Ikindi kintu gihinduka imiterere yacyo biturutse kuri ubu buzima umwana aba yarakuriyemo, ni urwungano rw'iyakuramyakura cyangwa se nervous system, aho ari system cyangwa se uburyo amakuru agenda acanamo mu mubiri, anyura mu mubiri, kuva ku bwonko kugeza ku bindi bice by'umubiri. Uko amakuru agenda asangizwa mu mubiri, nabyo bigirwaho ingaruka n'ubuzima umwana aba yaraciyemo. Ikindi hano kigaragazwa ni ibijyanye n'imiremere y'amarangamutima. Amarangamutima y'umwana nayo aremerwa muri kwa kundi ababyeyi bamwitwaraho cyangwa se bwa buzima aba yaraciyemo. Ibyo nabyo ni uko bwa bwonko bwaremewe cyangwa se bwaremanywe na bwa buzima yaciyemo, ni nako n'amarangamutima nayo aremanywa binyuze mu buryo y'amarangamutima yatwawe. Nimba umwana baramuguyaguye, nimba umwana yararize ntibamwumve, nimba umwana yarabujijwe kugaragaza ibyiyumviro bye, nimba umwana yaratutswe, bahora bamuhoza ku nkeke, bahora bamubwira amagambo atari meza, uko niko amarangamutima y'umwana azakura ameze. Ibyo rero bikagira izihe ngaruka ku mwana? Mu buryo butarambuye cyangwa se kubera ko tuzagenda tubigarukaho kimwe ku kindi, byafekita umwana cyangwa se bigira ingaruka ku mwana ku buryo abona isi. Ukuntu umwana abona isi bituruka muri kwa kundi yibonamo imbere. Nimba yarabayeho hari umwana udatekanye bitewe n'uko atagize se mu rugo, bitewe n'uko ataguwaguwa akiri umwana, icyo gihe uko yiyumvamo imbere ni nako azaba abona isi yo hanze. Ikindi kintu kizamugiraho ingaruka ni uburyo abanamo n'abandi. Ese mu mubano we n'abandi habamo kwizerana cyangwa haba harimo ubwoba? Iyo umwana yabayeho mu buzima bwo kuba nta muntu wo kwizera yagize mu gihe cy'ubwana bwe, akura n'ubundi yumva abantu bose atari abo kwizerwa. Iyo umwana rero yakuze nabwo afite ihungabana n'ubwoba, n'iyo akuze nabyo niko bigenda. Ikindi hano, ibindi bishobora kumugiraho nk'ingaruka biturutse muri bwa buzima umwana yanyuzemo, ni uburyo we yiyumva. Ese yiyumva ate mu marangamutima? Yiyumva ate muri confidence afite? Yiyumva ate cyangwa se agaragara ate? Ibyo nabyo bigenwa na bwa buzima umwana aba yaraciyemo.
uko buba bubi ni nako nawe yibona nk'umuntu udashoboye cyangwa se udashobotse, bityo bikazamugiraho ingaruka no mu bundi buzima azagira. Hanyuma tumaze kubona yuko bwa buzima umwana aba yaraciyemo bumugiraho ingaruka mu buryo abona isi, mu buryo abanamo n'abandi, noneho no mu buryo nawe yiyumvamo. Noneho nyuma yabyo rero, icyo ni igihe aho ni mu gihe akiri mu gihe cy'ubwana. Noneho nyuma yaho ho bigenda bite? Nyuma yaho amaze gukura, ni izihe ngaruka zitari nziza umwana ahura nazo yaramaze kuba umuntu mukuru? Yaciye mu bwana, ntabwo hamubaniye, ntabwo yagize experience nziza. Ese noneho namara gukura byo ni izihe ngaruka zizabaho? Ni ukuvuga ngo bya bikomere umwana cyangwa se bitewe na bwa buzima yaciyemo, inshuro nyinshi ntago ibikomere byo mu bwana bigenda ngo kubera ko umwana nawe yavuye mu bwana. Oya, birahaguma, ahubwo bikazigaragaza mu bundi buryo. Uburyo bwa mbere byigaragazamo ni ukuba umuntu ari muri kategori cyangwa se muri personality yitwa people pleasing. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu udashobora guhakana. Iteka ryose aba ari yego. Icyo umusabye ni yego. People pleasing ni ukuvuga ngo aba ashaka kunezeza abantu. Uwo ni wa mubano uri hagati ye n'abandi bantu ugizemo ikibazo. Nimba umuntu adafite ubushobozi bwo kuvuga oya igihe iri ngombwa na yego igihe iri ngombwa, ntabashe kubitandukanya, ahubwo we akumva ko navuga oya araza kuba ahemukiye wa muntu, bityo akumva ko agomba guhora avuga yego. Rimwe na rimwe akakira nk'ibintu, akemera nk'ibintu ariko atabitekerejeho. Aho niho hahandi uzasanga umuntu ajya mu kigare, kubera ko ntago afite ubwo bushobozi bwo guhakana, yuko atabarizwa muri iyo mico. Biba biturutse ku kuba ataragize cya cyizere, ya confidence yo kumva yuko yes, nimvuga oya iraza kwemerwa. Kubera ko ibyo bintu atabigize mu gihe cy'ubwana, niho akenshi usanga iyi personality yigaragaza. Kuba umuntu mukuru yagira ubwoba bwo kugaragaza amarangamutima ye cyangwa se ibyifuzo bye, ukabona ni umuntu mukuru ariko ntago ari kugaragaza icyo ashaka. Wenda ni umubano ni umubano hagati wenda y'abashakanye, ntago umuntu ari kugaragaza icyo akeneye, ntago umuntu ari kugaragaza icyo yifuza mu kuba cyakemuka mu gihe bagiranye amakimbirane. Ugasanga umuntu ntago agaragaza amarangamutima ye, arababaye ariko ntago ashaka kubigaragaza. Urumva icyo ni ikibazo, bizagira ingaruka muri ya mibanire ye n'uwo bari kumwe, kubera ko yagize amarangamutima atari meza ku mutima ariko ntago ari kubasha kuyagaragaza. Iyo nayo ni iyindi ngaruka igaragara ku bantu bakuru ariko ifitanye isano n'ubwo buzima baba baraciyemo. Hari ukuntu umuntu aba ari nyamwigendaho, akumva arihagije, akumva nta wundi muntu akeneye, cyangwa se akumva agomba kuba ari wenyine. Iyo ni ingaruka ifitanye isano n'ahahise h'umwana, aho akenshi na kenshi uba usanga biba byaraturutse ku kuba umwana yarazitiwe kuba yajya gukina n'abandi bagenzi be, cyangwa se yajya kuba muri wa mwanya asabana n'abandi bana, akabwirwa ko agomba kuguma mu rugo. Icyo gihe bimukuriramo akabikurana, akumva ko nta wundi muntu akeneye mu buzima bwe. Ariko siko bimeze. Akenshi usanga iyo umuntu akuze hari aho aba agomba gukenera abandi. Icyo gihe rero iyo bitagenze neza mu bwana, niho usanga umuntu aba ari nyamwigendaho, ibintu byose ashaka kubikora, yabikora neza yabikora nabi, ibyo ntago aba akibyitaho kubera ko aba yumva uko ari yihagije. Ikindi kintu kigaragazwa hano
kigaragazwa nk'ingaruka abantu bakuru bahura nazo ariko zifite inkomoko mu hahise habo ho mu bwana, ni ukuba mu mubano hatarimo kuba umuntu atekanye. Umuntu afite uwo bari kubana bashakanye cyangwa se muri fiyansaye ariko ntago atekanye, ahorana ikintu cyo gushidikanya, ese uyu muntu tuzagumana, ese uyu muntu ntago azansiga? Bitewe n'iki? Ni wa mwana wakuze wakuriye muri famiye igeze hagati habaho divorce, umubyeyi umwe aramusiga, umwana asigarana icyo gikomere cyo kuba agiye kubaho adatekanye kubera ko hari umuntu yabuze mu buzima bwe. Icyo gihe rero iyo bidakosowe akiri umwana arabikurana akazabikomezanya yarakuze, agahorana icyo kintu cyo gushidikanya yibaza ati ese umubyeyi wanjye yaragiye, ese azagaruka, bizagenda bite? Ibyo nabyo bikaba ingaruka ifitanye isano n'ahahise ho mu bwana. Ku bantu bahorana ama-stress adashira, stress zihoraho, umuntu agahora muri we yumva afite ikintu cy'ubwoba, ibyo bita anxiety, cyangwa se umuntu agahora arwaragurika, ibyo nabyo biba bifitanye isano cyangwa se inkomoko yo mu hahise ho mu bwana. Izo ni zo ngaruka iyo umwana yakuriye mu buzima butamubereye bwiza, iyo akuze izo ni zo ngaruka agenda ahura nazo mu buzima bwo kuba ariho ubu ngubu ari umuntu mukuru ariko atabasha kumenya ngo ese impamvu nitwara uku nguku ese ifitanye isano n'ahahise. Ibyo ni byo turebye uyu munsi, ubutaha tuzongera tugaruke noneho tureba ese ni gute umuntu ibyo bintu yabikosora, ni gute yakongera noneho kumera nk'uwirebaho inyuma cyangwa se agasubiza amaso inyuma akagira ibyo akosora. Ubutaha tuzareba noneho uburyo bwo gukemura iyi myitwarire cyangwa se ubu buzima umuntu aba ari kubamo ariko mu by'ukuri gitera yabwo cyangwa se inkomoko yabyo iri mu hahise cyangwa se mu gihe cy'ubwana bwe. Ibiganiro nk'ibi ngibi kuri Easy Life Talk nakagaruka. Turabashimiye kandi tubibutsa kugumya mukora subscribe ku batarazikora kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita mubibona.